uwitwa Jihadi arafunze ninde ukinishije umwana wa pastor w'Ikirindi ikintu kintangaje na amamodoka nsanze hano menshi cyane n'abana b'abanyamakuru benshi iyi kesi ntiyoroshye ubundi kuri je ikosa rya mbere ni iry'uwo mugore kubera ko umugore niwe nyiri ibintu ubu ufite kubitanga cyangwa ntubitanga abakirerero ntabwo turi abantu nzi ko uwo muginga wakinishije professor we menye batanamusa uriya Scovia yiyamamaza nari returning officer yanjye ubundi umuhutu abana bose b'abanyamakuru bose baranzi Slim Jesus ushobuje nyine umushimishije atuma wishima ariko ndavuga ijambo ubuhutu ko nzi hari minister wari inshuti yanyu cyane umusore yitwaga Habineza Joe yego mwese mugomba kuba mumuzi abasore yego Joe Habineza turamuzi yewe ministeri y'urubyiruko yitwaga utuma abahutu yari pastor w'abaporoso na nyina aracyahari yitwa Ziripa utuma abahutu ko umugore utuma abahutu na Joe yitwaga utuma abahutu Joe Habineza cyo nta gitangaza kirimo naye nakubwiye ni suti yanjye ubundi umuhutu ariko kumpakanye biragoye gusa wageze ubu aha wowe rero uravuze ngo ariko cyo nari kibazo kibabo ni imyumvire gusa ipfuye nk'ibyo byabaja ibintu byose bigenda bitera imbere byevuriwa nta gitanga cyaza wowe uramvugira ibintu kandi mbibere none hanyuma dore cyo nkundira abanyamakuru baba ari no kuri social media nta muntu used to them nakubwira ko ni jewe na Professor Laurent Nkusi nyakwigendera twatangirije iriya faculty École of Journalism ibutare sho nabikozemo igihe kinini cyane kugeza ejo bundi nari board nari muri board ya Rwanda Journalist Association sho nabindi byinshi so nta gitangaza kirimo ahubwo nuko mufatiranye narinje kwirebera umuntu wankinishije akantwarira amafaranga anyibutsa nawe nta kibazo mfitanye nawe oya ahubwo yanyibukije gusa na data nyine urumva hashize imyaka 70 bamwibye boza yiganirira ati niko bamwe abana mwe ninde ukinije pastor w'Ikirindi nanjye rero ninde ukinishije umwana wa pastor w'Ikirindi abo ngabo amategeko afite cyateganya kuri bo twita rero nyakwa professeri Maronga Pacifique uwitwa Jihadi arafunze nabyumvise ndabizi rwose Jihadi niki gufata video umusugabo yafashe video n'umudamu we barimo barukubaka baratera urubariro rujya ruvugwa mu Kinyarwanda hanyuma bafata video bari kamera umugore abaza umugabo ati kuki wankame utamimbwiye umugabo ati nagira ngo twirebe sheri hanyuma rero birangira ya video isakaye na Jihadi ngo aza kuyifata ngo arayisakaza ngo ayereka abantu ibi bintu urabibona ute nk'umunyamategeko nk'umunyamakuru w'inararibonye ibi bintu babivuga iki umva mubwire kijyana mubwire ari ikintu cya mbere kintangaje jewe nza hano ntabwo nari nzi ko uwo munyamakuru ari hano ikintu kintangaje na amamodoka nsanze hano menshi cyane n'abana b'abanyamakuru benshi ntabwo nari mbizi nigenderaga byo kwigendera nka ya ndirimbo ubu najyaga nca n'ahandi abana ba polisi batayi muzehe ngwira ariko barambwira ati no munsi ntubona uparika abakirerero ntabwo turi abantu twebwe bwira umushoferi wagenze subirireyo dinjira numva rero ariko birantangaje kuko icyo narinje kureba si cyo mbonye ariko ubwo mpise numva impamvu ntabwo narinzi ko Jihadi ari no munsi icyo ni kimwe aho ni mu rwego rwa entertainment ko burya journalism ni ibintu bitatu ni education ni information ni entertainment muri ibyo rero je ubwo nanjye ndize kuko nje kubona ko abanyamakuru iyi kesi ntiyoroshye ntabwo yoroshye iyo mbona amakamera nkaya n'abasore nk'aba n'amamodoka nkaya n'abapolisi nk'aba hari n'abandi batarahanga bateye hiryo kaza nzi ko uwo muginga wakinishije professor we menye batanamusa wowe ntabwo twigende kwa Jihadi rero icyo kibazo genda kubwira icyo ntekereza umunyamakuru Scovia ntabwo tumubona hano cyangwa sinangomba kwaza hano umunyamategeko wa RMC ese twitege ko tumubona ko Jihadi nawe yari umunyamakuru kuri reka mbikubwire wikwirirwa rwose uvunika abana bose b'abanyamakuru bose baranzi cyane iriya service iriya commission cyangwa se iriya association nyimazemo imyaka 6
ejo bundi ho narangije manda yewe nta no kubica iruhande uriya Scovia yiyamamaza nari no muri RMC nari returning officer ndebera ko amatora agenda neza kuko abanyamakuru baranyubaha cyane bazi ko ntashobora gutekinika kandi bita tekinike ako ntabwo nagakora rwose ntabwo nabangana ngo njye mu matekinike yo kuvuga ngo amajwi aya ngaya ibyo babikubwira rwose guza ikintangaje we nagarutse kuri uwo munyamakuru no kuri iyo ngingo waruvuze ijyanye no gufotora ubundi kuri jye ikosa rya mbere ntabwo ncu urubanza ndavuga nka Professor Marongo seshenguzi kuri jye ikosa rya mbere ni iry'uwo mugore ntabwo ari iry'uwo wafotoye umugore n'umugabo bifashe yego uwa mbere ariko ni iry'umugore kubera ko umugore niwe nyiri ibintu yego uba ufite kubitanga cyangwa ntubitanga yego uba ufite kubitanga rero cyangwa ukimereye hano rwose ntabwo nacyanga tucyumvikaneho neza ni ukuvuga ngo umugore yarafite ibintu bye ashaka kubiha umuntu runaka umugabo cyangwa uwo yabigeneye ushobora kuba atari n'umugabo burya ibyo nakubwiraga ngo utume benshi ubundi ngo biryoha bisangiwe burya nubwo n'ikinyarwanda mukajya mucugana niba rero yamubwiye ati ngwino nguhe ibintu none akabimugenera kandi iyo abimugeneye ni ukuvuga ngo urumva iyo unywa inzoga ntabwo ukoresha intoki ukoresha umuheha n'umunwa ibiriya bintu rero byo ntabwo ukoresha umunwa ariko ngo hari n'ababigerageza nabyo do ukoresha ryarenga niba rero ryarenga bishaka ko kuramo iyi costume bakuramo ibi byose ubwo ni ukuvuga ngo niko procedure igenda niko procedure y'ibyo ikintu cyose kigira uko gikorwa niba bishaka rero ko kujya kuri iryo renga bishaka kukuramo impuzu cyangwa imyenda cyangwa ikindi bigashaka ko mujya ku gitanda cyangwa mujya mu muhanda ibyo nimwe mu byumvikanaho ikigaragara nuko tamufashe ku ngufu ntabafashe undi ku nguru ikintu cyapfuyemo cyarenze ibindi ntabwo ari icyo gitendo si icyo gikorwa oya si n'ubwumvikane bwabayeho icyabayeho ni ukuvuga ngo barenze ubyumvikane bashyira ibintu ku karubanda abantu batari bagenewe ni nk'uburozi burya urumva wowe niba ushaka kurya ibiryo byawe birya uko ubyumva ariko wijya kubitamika abandi batabishaka ni naho ijambo ryitwa ni ikintu icyo ari cyo cyose kijyana kuri iryo renga rya risima cyangwa kuri iyo mibonano n'ibindi byose aho byaba bijya hose ariko ushyira ku batabigenewe kuko nawe ubu wambaye gutya cyangwa ubu nambaye gutya nuzi wanjye saa sita ntabwo ariko mba nambaye ibyo ndabikubwiza ukuri birashoboka twese ntugire n'utekereza ko bitamubaho burya iyo ageze mu rugo za karavati n'ibindi byose bivamo Professor tuzagushaka cyangwa kuba rero yabishyiza kuri ku karubanda aho ngaho niho hari mu kibazo kuko ubwo nawe wabibonye n'undi yabibonye bitari ngombwa ariko ikosa rya mbere ni uwo nguwo ntabwo ari wabifotoye nta n'uwabisambaje ikosa rya mbere n'abo bantu bagiye gukora kuko ntabwo yeshi nanjye nsanzwe nko guhinga ugiye ukajya guhinga mu murima wawe ugakora ibyo ushaka njye nta kibazo ufite ariko niba ufashe isuka ukajya guhinga muri kaburimbo nka hariya cyangwa ukajya guhinga mu rusengero ni ukuvuga ngo wakoze ibintu aho bitagomba gukorerwa ubwo ni umwanda ni nayo definition umwanda ni ikintu icyo ari cyo cyose kitari mu mwanya wacyo ntabwo ari uko gisa kuko aho gisa byo ni natural ariko ikintu cyose kitari mu mwanya wacyo nawe ngusanze mu buriri bw'umwana ubwo buri umwanda ndakushukunya ubundi bagombye kukushukunya ikintu cyose gikorerwaho kitagomba gukorerwa nicyo bita umwanda ntabwo ari kuvuga ngo kiranduye haravuga ko itegeko ryo kuvuga ngo umuntu yifashe amashusho hagahanwa bayasakaje bavuga ko ngo ishobora kuba ririmo igihanga kubera yuko n'uwo muntu wayifashe kugira ngo urumva niba bayimbarutse kugira ngo amenye aboneke yabivuze nawe yakabaye nibyo navugaga urumva ubundi muri law urambabarira nka professor wa legal communication
ngira ngo harimo sinzi umwana nabonye n'igihe muri legal communication nicyo tureba turavuga ngo ariko amategeko media izi social media zifite ukuntu zikorera ibintu byazo ariko mu bintu bya social media nta discipline bakubwira ugomba gukurikiza principles ntazo wese byumva agashobora no kubyirenga iki uramutse uri umucamanza agasaba gukurikiranwa ari hanze kuko yaba aramutse yemeye icyaha cyuko asakaje video y'urukozasoni agasaba gukurikiranwa ari hanze cyane ko hari n'abavuze n'umuvugizi wa RIB yaravuze ati harabagiye badusaba ngo Jihad ko ari umuntu uzwi kuko atakurikiranwa ari hanze ati gukurikiranwa buri gihe umuntu yitabye yatashye rimwe na rimwe byazaba nakamenyero yewe icyo namusabira afite umwavu kuri buburane ubundi agendere ku mategeko gusa ubundi ubucamanza je ntabwo ndi umucamanza abwiye ko niyikoreraga gusa narisishe ahasigaye ubutabera gukora akazi kabo ubutabera nta kindi gusa cyonzi nakubwira cyo rwose nahagarara ubutabera bugenda ku bintu bitatu hariho fact nuko ibintu bigaragara ibimenyetso ikindi ni evidence icya gatatu ni intention yarafite yaragambiriye iki kuko aramutse byaramucitse ariko aribyo bita condition attenuante ariko yaragambiriye iki ese yaragambiye gusebanya ubwo murega ibyaha byinshi cyo gihe ariko amafoto gayo urumva nibyo nkubwira ngo amategeko akora akazi kabo hanyuma yazavamo tuzakimenya murakimenya murakoze cyane tumushimire cyane mzee profesa asante sana tunashukuru sana asante sana